Amazina yanjye nitwa Nyirimana Origene, ndi umugabo w'abana ubyaye gatatu n'umudamu umwe. Iki kibazo nshimye cyane uko gishojwe, cyari kimaze imyaka, uyu mwaka ni uwa 14 mba mu rubanza rudashira, ariko nshimiye ubuyobozi bwacu, nshimiye perezida w'igihugu cyacu turangaje imbere, utanga isomo ryo kubana neza mu banyarwanda. Bikaba ari nabyo bibaye muri uru rubanza. Nishimiye ko mubashije kunyunga n'uyu muryango, nkaba tugiye kongera tukagenderana tugafashanya nk'uko kera byari bimeze. Ni ukuri Imana ibaha umugisha. Ukuntu nakijemo, jyewe naje ndi umuguzi ngura bisanzwe nk'uko n'abandi bose bagura. Nyuma rero biza kurangira hajemo amakimbirane hagati y'umugabo n'umugore. Umugore atangira kuvuga ko tutaguze, hari nabyo yavugaga ko twaguze inzu. Mwamaze kubona ko nta nzu yari ihari nk'uko abaturage babyemeje, ahubwo hari ikibanza. Nuko nakijemo njya kwandega gutyo, rero avuga ati hari umutungo wanjye ufite, birinda bigera ahangaha. Njyewe biranshimishije kuko nibazaga ukuntu bizakemuka inzira nkayibura, nkibaza umuntu wakemura iki kibazo nkamubura, ariko nishimiye uko bikemutse. Urwego rw'umuvunyi rwose ruragahoraho, kandi n'abandi mujye mubakemura ibibazo mu bunge nk'uko natwe mutwunze. Nitwa Nsengimana Apollinaire, wari warashakanye na Mukankusi Berita. Iki kibazo kimaze imyaka myinshi cyane, igera kuri 20, hejuru ya 24. Gusa nejejwe nuko ubuyobozi bwakinjiyemo ubwabo, kuko nirutse mu nkiko, niruka mu manza, ntwara amafaranga menshi, ngurisha ibintu byinshi, yewe byendaga kuntandukanya n'umugore wundi nashatse, kuko nawe abona amafaranga amatike njyana ari menshi kandi nta nyungu. Ariko nejejwe nuko urwego rw'umuvunyi rubitangiriye mu ntango, rukizira kuri tere. Ubundi kare na kose iyo baza kuza kubitangira gutya, urubanza tukarukora rutangiriye hasi, byari kutunezeza kandi ntabwo byari gutwara igihe kingana gutya tutagiye mu nkiko. Biranejeje rero, amafaranga n'impapuro nakoresheje ibyo byabaye impfabusa, kandi ikintu kinejeje nuko nongeye guhura n'abana n'umuryango wanjye. Ndashimira abaturage, ndashima cyane cyane urwego rw'umuvunyi kuko rwumva ibibazo by'abaturage. Murakoze. Nitwa Mazimaka Pierre, nkaba naturutse ku Gasumba, umudugudu wa Gitwa, akagari ka Gasumba, umurenge wa Maraba, akarere ka Huye. Ni muri ubwo buryo rero nanjye nageze hano ikamegeri, naje gufasha abavandimwe bari bafitanye ikibazo cy'imanza. Izo manza rero zikaba zari zimaze igihe ziburanwa, ariko ayo makuru nari narayamenye. Ariko uyu munsi nkaba naje mu rwego rwo kugira ngo mbafashe mu by'ukuri imanza zikemuke. Ni muri urwo rwego rero umudamu yaregaga Nyirimana, amurega ko yaguze inzu, ariko mu by'ukuri atari byo, kuko iyo nzu barayishenye bakuraho amabati. Umugabo abyumvikanyeho n'umudamu we, amabati barayampa ndayagura. Hari muri 98 babyumvikanyeho. Umugabo niyo yari akiva muri Kongo ahungutse, ariko mu by'ukuri nkurikije ukuntu ikibazo nk'umuvunyi mukuru ikibazo cyinjiyemo ukagihera mu mizi, mu by'ukuri nabashimiye rwose. Twabashimye, mwakemuye ikibazo neza, twavugishije ukuri uko byagiye bigenda, umuvunyi aradufasha, ikibazo kirangiye neza. Ari umudamu aranyuzwe, ari Nyirimana aranyuzwe, ari n'umugabo aranyuzwe, kandi umubyeyi nawe kuba atarafite aho nawe agiye kuhabona. Inkunga zatanzwe, hagiye kubaho kumwubakira, n'umugabo we yatanze ikibanza. Mu by'ukuri umuvunyi turawushimira ibintu ukoze rwose. Iyaba bagiraga hose, ntabwo ibibazo byarenga ngo usange abantu baratinda mu manza. Icyo wabwira abaturage bakunda kwishora mu manza aho gukemura ibibazo mu buryo bwumvikana? Njye numva icyo nabwira abaturage, nimba umuturage agiranye ikibazo na mugenzi we,
bajya bashaka abantu b'abajyanama mu muryango bakabafasha, byananirana bagashaka abayobozi bakabafasha, kuko kujya mu manza birasenya, bikwambura n'utwo nimba wari ufite n'agatungo mu rugo ukakagurisha ujya mu manza, imanza zirasenya. Nicyo nabagiraho inama rero, ntago bakwishora mu manza kuko imanza buriya zitanya imiryango, imanza nta nyungu zizana, n'izisenya. Murakoze. Mwatubwira rero ikibazo mwari mukizi, se uburyo mwari mukizi n'uburyo gikemuwe mu byakirimo? Murakoze. Turishimye, mbere na mbere turashimira urwego rw'umuvunyi. Kiriya kibazo kimaze igihe kirekire, turaturanye, hari ibibanza n'ubundi nanjye duhana imbibi, byatangiye igihe ndeba bagura nari impari. Ni ukuvuga ko babivuze, inzu yari ihari y'uriya mugabo bagiye muri Kongo, baje barayisambura, baragurisha n'inkwi zagurwaga n'abantu bose. Birangiye bagura ikibanza nk'uko babibabwiye, ni ikibanza baguze. Ariko sinzi uko byagenze kugira ngo bigaragare ko isinyatari ya Berita, ariko bagura birazwi, hashize n'igihe kirekire, kuko giye bagura bari iwanjye, baguriye iwanjye aho nakodeshaga. Hanyuma nyuma y'igihe y'imyaka nk'umunani cyangwa 10 nibwo Berita yatanze ikirego amaze gushwana n'umugabo. Ibyo byose twari tubizi ko twasengeraga ahantu hamwe, byose twari duturanye, ko nanjye ntuye hariya. Ubwo rero Nyirimana uriya mugabo yaragiye kumera nk'umusazi. Abana agenda nabaganirije ko byatangiriye mu bunzi, ndimo ndabaganiriza, ariko ubona ko bari ibindi myumvire bafite. Byarangiye rero na Berita twari tuganira, ariko akavuga ati murabogama, ariko nta kubogama guhari. Turashimira rero urwego rw'umuvunyi. Biriya bintu bakoze nibyo Nyirimana akoze, natwe dukoze, ni ukwitanga kugira ngo ibibazo biveho. Si uko Nyirimana atazi ko yaguze, si uko tutazi yuko Nyirimana yaguze ikibanza, ariko kuko urwego rw'umuvunyi ubona ko ari umubyeyi. Mu by'ukuri buriya muri abantu beza twemeye umuvunyi, twamaze kubona ko nta hantu abogamira. Agiye agera ahantu henshi nuko yenda bitashoboka, ahariyo habagaho n'urundi rwego ruhita rutangira ikibazo kitaragera mu rukiko, kuko kiriya kibazo iyo kiza kuri tere imbere ntabwo biba byarageze hariya. Ariko turabashimiye Berita, ntekeza ko mu mutima w'abizi neza ibyabaye, arabizi ko ari muyenda anijijisha, ariko turabashimiye ko mukemuye kuriya. Ntekeza ko bizanamukiza ipfunwe, kuko tuzamufasha kuko ziriya manza zasenyeye uriya mugabo yatewe ubukene, yagurishije amamashini yari afite, yabaye umukene arimuka ajya gukodesha, yari afite inzu, buri inzu irimo sinayo, harindi uriya mugabo yari yarubatse yitegura, irangiye agura n'undi muntu nawe yubaka iriya ntago ariyo n'ubundi yubatse mbere. Turabashimiye rero, turabashimiye, mwakoze kuza n'ahandi rwose, mujye mujyayo, Imana ibaha umugisha. Nicyo nasozerezaho. Niki wabwira abaturage bishobora kujya mu manza kuruta uko bakemura ibibazo mu bwumvikane? Icyo nabwira abaturage ni ukuvugisha ukuri kandi bakemera inama bagirwa, kuko giye musaza we twaraganira ambwa ati natwe umuryango twaramubujije, ariko ni ukuvuga ngo nawe n'umuryango ari yawunani. Icyo nabwira abaturage bose ni uko bareka kwishora mu manza, kuko bose nta kintu bungutse. Nyirimana mu by'ukuri nta kindi yari gukora, Berita we yabikoraga ibyazi, ariko icyo mbwira abaturage ni uko bajya baza bakegera bagenzi babo, inama bagiriwe n'abantu bakayumva, kuko nzi ntago abantu bose bakubeshyera.